Reka nongere ngusubize kandi nguhereze ikaze nkubwire ngo yambu. Mu gihe urubyiruko rwo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba rukomeje kugaragaza impano, udushya, ubushobozi bwo kuyobora impinduka nziza, amazina y'Abanyarwanda akomeje kumvikana kuri yego mpuzamahanga. Uyu mwaka wa 2026 rero u Rwanda rwongeye kugira abaruhagarariye mu bihembo bya East African Youth Award cyangwa se EAYAR, birimo amazina azwi cyane mu muziki ndetse no mu muco no mu burezi. Mu nkuru dukesha inyarwanda.com, Melodie, Bwiza, Kade, Livine Rwanda ndetse na Miss Mutesi ni bamwe mu Banyarwanda bahataniye mu byiciro bitandukanye muri ibi bihembo byo ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba, bigamije gushyira urubyiruko rugaragaza uruhare rufatika mu iterambere ry'akarere. Umuhanzi EAYAR Bruce, uzwi ku izina rya Melodie, uri mu bageze kure mu muziki nyarwanda no ku rwego mpuzamahanga, ahataniye mu cyiciro cy'ubuhanzi w'umwaka w'umugabo witwaye neza, aho ahatanye rero n'abahanzi bakomeye barimo umuhanzi uzwi ku izina rya Joshua Baraka turuka mu gihugu cya Uganda, Sat B mu Burundi, Mbaso muri Tanzania ndetse n'abandi bahanzi bagiye bakomeye. Kuba Melodie rero agaragara muri iri rushanwa bishimangira urwego umuziki nyarwanda ugezeho muri aka karere. Umuhanzikazi Bwiza nawe rero ari mu bahataniye igihembo cy'umuhanzikazi w'umwaka, aho ahanganye n'amazina akomeye nka Zuchu wo muri Tanzania na Spasidana wo muri Uganda. Bwiza rero amaze imyaka 5 mu muziki, ariko indirimbo ze n'ubwitange bwe byatumye aba umwe mu bahanzikazi bagezweho mu Rwanda ndetse agenda yigaragaza no muri aka karere. Naho Kade, umwe mu bahanzi b'urubyiruko bagezweho mu Rwanda, nawe ari mu byiciro bitandukanye by'ibi bihembo. Kuba amazina rero y'aba bahanzi bakiri bato bagaragara muri EAYAR bigaragaza ko umuziki nyarwanda uri gutanga icyizere ku rubyiruko ruwuhagarariye. Mu gihe rero ubuhanzi ari bwo bugaragara cyane, hari n'abahatanira ibihembo mu zindi nzego, harimo nka Livine Nsanzumuhira uzwi nka Livine Rwanda. Uyu nguyu rero akaba asanzwe ari umurezi ndetse anakora mu kiganiro cy'abanyeshuri mu biruhuko kuri Radio Rwanda. Ahatanye rero mu cyiciro cya Educational Catalyst Award. Iki cyiciro kigamije guhemba urubyiruko rufite uruhare mu guteza imbere uburezi, kubukundisha abandi no gutangira ibitekerezo bifasha impinduka nziza binyuze mu itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Miss Rwanda 2016 Mutesi akaba ahatanye mu cyiciro cya Cultural Ambassador. Mu myaka ishize rero uyu yakomeje kugira uruhare mu bikorwa bigamije no guteza imbere umuco nyarwanda no kuwusakaza mu karere ko hanze yarwo. Amatora rero yatanzwe ku mugaragaro ku wa 5 Gashyantare 2026, akaba azasozwa ku wa 1 Werurwe 2025 cyangwa ku itariki ya 1 Werurwe 2026. Gutora rero bikorwa binyuze ku rubuga www.vote.eayar.africa, aho utora ahitamo icyiciro akareba uwo ashaka gushyigikira cyangwa akandika izina rye mu mwanya wabigenewe. Gutora rero ni ubuntu kandi amajwi y'abaturage afite uruhare rukomeye mu gutuma uwahatanaga yegukana ibihembo ku rwego rw'akarere. East African Youth Award cyangwa se EAYAR ni ibihembo byatangijwe muri 2023 bishyigikiwe n'inzego z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se EAC, bigamije guhemba no gushyigikira urubyiruko rugaragaza udushya, ubushobozi bwo kuyobora no kugira uruhare mu mpinduka nziza mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ikoranabuhanga, ubuhanzi, ibidukikije, imibereho myiza y'abaturage. Ibihembo rero bihuriza hamwe urubyiruko biturutse mu bihugu bigera ku 8 harimo u Rwanda, u Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudani y'Epfo, Somalia ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba rero amazina y'Abanyarwanda agaragara muri EAYAR 2026 ni ikimenyetso cy'uko urubyiruko rw'u Rwanda rukomeje kugaragaza impano n'ubushobozi bwo guhangana ku rwego rw'akarere. Ubu rero amaso ahanzwe ku majwi y'abatora n'icyemezo cya nyuma kizagaragaza abazegukana ibi bihembo. Ngahe nguko rero njye ndi Kamanzi.